Umusobanuzi wa filime wamamaye mu Rwanda muri iyi myaka irenga 7 ishize witwa Uwizeye Mark ariko uzwi ku izina rya Rocky Kimomo, hari ifoto yagiye hanze igaragaza yuko yigeze kubana n'umugore ho igihe gitoya. Iyi foto yari igizwe ibanga yaje kujya hanze ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu munsi wa none ku itariki 7 Ukuboza mwaka wa 2025, aho yaje kumugaragaza Rocky Kirabiranya ko yigeze kubana n'umugore. Gusa ikitaramenyekana nuko batigeze babyarana. Nyuma y'ikiganiro umusobanuzi mugenzi we Junior Giti yagiriye ku Isimbi TV, aho yagarutse kuri iyi foto cyangwa se aho yagarutse ku buzima bwa Rocky Kirabiranya mutigeze mumenya gusa abuvugaho gatoya. Aha yaje agaruka avuga ati Rocky Kirabiranya yabanye n'umugore igihe gisanga n'amezi 8 nyuma baraza gutandukana mu ibanga rikomeye cyane. Gusa niyo ubwo uyu mugore babanaga mu ibanga rikomeye cyane. Ibi kandi bikabirashimagirwa n'abandi bashuti ba Rocky Kirabiranya gusa batajya bakunze kubivugaho cyane, by'umwihariko ko Kirabiranya cyangwa se Rocky Kimomo aba adashaka ko ubuzima bwe bwite bujya hanze, by'umwihariko ku bantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Umuraperi akaba n'umuririmbyi mu Rwanda Khalfan Govinda ku munsi w'ejo hashize yaje kugaragaza ko yagiye kwirega n'umugore wiwe iwabo w'umugore cyangwa se kwa nyirabo, inyuma yuko bakoze icyo twakwita nk'amahano cyangwa se amakosa, hanyuma bakaza kubana mu buryo butemewe n'amategeko, ibyo mu ndimi z'ikinyarwanda dukunze kwita gukocora. Bikaba biri mu bintu byatumye afata iya mbere ajyana n'umugore we bajya gusaba imbabazi, ndetse ibyo twita mu kinyarwanda kwirega. Khalfan Govinda ni umuhanzi wakunzwe mu myaka irenga 10 ishize, cyane cyane ko yatangiye agaragara ku rubyiniro afasha abahanzi muri Primus Guma Guma Superstar. Nyuma yaho aza kwisanga nawe ari muri irushanwa ari guhatana n'abandi barenga 9 bari bahatanye muri irushanwa. Khalfan Govinda yamamaye mu ndirimbo yakoranye Soshomura, yamamara indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Khalfan Govinda nibwo uyu mukunzi we cyangwa se uyu mutambukanye we mu minsi yashize nibwo baje kujya ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku Isimbi TV n'izindi chaîne zitandukanye, bagaragaza urukundo rwabo ko ari urukundo rwa nyarwo ndetse atari urukundo rwa scam cyangwa se ibyo tumenyereye muri iki gihe bya prank. Khalfan Govinda n'umudamu we cyangwa se umutambukanye we bamaze kubimenyekanisha yuko bari gutegura ubukwe mu gihe kiri imbere. Biri no mu mpamvu zatumye bajya kwirega kwa nyirabukwe wa Khalfan Govinda cyangwa se kwa sebukwe, cyane cyane ko banabigaragaje ku mbuga nkoranyambaga ko bakoze amakosa cyangwa se baje gukocora ababyeyi ntibabimenye. Khalfan Govinda uyu mukobwa bakundana ni umukobwa mwiza cyane w'ikizungerezi, by'umwihariko bana nk'umugore n'umugabo. Abayobozi bo mu karere ka Kayonza begujwe ku nshingano zabo. Meya w'akarere ka Kayonza Nyimanzi John Bosco, Munganyinka Hope umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, hamwe na Harerimana Jean Damascene umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, baje kweguzwa nyuma y'uko imirimo yabo ikemangwa, by'umwihariko imyitwarire yabo imaze igihe igaragara ko badakora akazi uko bikwiye. Bikaba biri mu byatumye beguzwa, by'umwihariko abayobozi bose bakaba begujwe icyarimwe cyangwa se bakaba bavuye ku nshingano icyarimwe. Zimwe mu ndangagaciro za leta y'u Rwanda ni uko umuyobozi akorera umuturage, by'umwihariko akaba ari gahunda ya leta y'umuturage ku isonga cyangwa se gushyira umuturage ku isonga. Iyo uri umuyobozi cyangwa se umuyobozi wese ugerageje gufata inshingano muri leta hanyuma agateshuka kuri izi nshingano, hari igihe birangira yegujwe cyangwa se avuye mu nshingano. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi foto ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho ari ifoto yaje kusirikira ku mbuga nkoranyambaga, aho yaje kugaragara afite ikirahure kirimo wino cyangwa se kubitegereje neza hameze nk'aharimo ji. Bikaba biri mu bintu byatumye abantu bayibazaho cyane. Ku bamukurikiranira bya hafi bafashe ifoto bashyiraho amagambo agira ati nyuma y'uko yagiranye ikiganiro cyangwa se yagiranye amasezerano na Perezida wa Kongo cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagerageje kugirana amasezerano ku by'ubukungu cyangwa se ku by'umutekano wo muri Kongo cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byaje kugaragara yuko abakurikirana hafi bya Perezida wa Repubulika Paul Kagame baje kwandika munsi y'ifoto amagambo agira ati nyuma y'ibyo wakoze cyangwa se nyuma y'amasezerano wasinye, fata vino winywere kuko imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka kandi ngo ukaba warahacanye. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda udukurikirane umunsi ku munsi. Wowe utarakanda subscribe uyikande kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro n'amakuru yacu isaha ku isaha.